menya ko witwa gore gore Lorenzo ngo afite utuzi tubiri iyo avuye muri kariya kazi hitangazamakuru ahandi anyura akajya gukora kandi ko gukora iki ako niko zishaka ka kabiri yumvisha abana b'abahungu barambuye ngo bashobore kuba bamucurika ni nka kamwe ka mufasa ni fasa se ahubwo bamukubite nimero ya mupfasa rwo Showbiz Hot News with Nepo TV Official. Yes, nongeye kuba ikaze nanabifuriza ibihe byiza mu mukunda ibiganiro binyurana kuri Nepo TV Official. Murabyumvise neza dutangiranye n'ijwi ry'umugabo witwa Kalisa Bruno Taifa avuga ku witwa Lorenzo Christian Musangamfura mu kiganiro cyakorewe kuri TikTok live ari kumwe n'abandi bagabo bagiye batandukanye bari mu witwa Kasuku cyangwa se Skiz wa Mipango n'abandi benshi bagiye batandukanye bari bahuriye ku rubuga rwa TikTok maze baza kugenda bavuga bongera kwibasira radio ya SKFM. Abyumvise neza cyane bagendaga bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse icyo kiganiro cyakiri live kuri TikTok cyumvikanagamo n'umunyamakuru nkuru nziza Emmanuel Ruvuyanga. Ese ibi bihagaze gute nibinje kutugira ngo tugende turebera hamwe muri aka kanya nicyo gikomeje kugenda kivugwa. Ubwo rero mbaye ikaze mwibuke kuri ko mwakanze subscribe ni utarayikora uyikore kugira ngo tujye tubana muri showbiz dusanzwe tubana muri sport ariko ni showbiz hot news nayo mba nyibonye mbanje kugira ngo nabyo tugende tubirebera hamwe. Iki kiganiro ubusanzwe gikorwa na Mr Wizi ariko Mr Wizi yatabonetse na showbiz mba ngomba kugira ngo nze tugende ducangamo tugende tureba bikomeje kugenda bivugwa n'umuriro ukomeje kwaka rero hagati ya radio SKFM n'abantu bashaka kuyibuza cyangwa se bashaka kwibuza umudendezo. Abo n'abandi rero akenshi byagiye bishyirwa mu majwi ko ari uwitwa Mupenzi Eto. Ibingibi bihagaze gutereka nze tugende tubireba akantu ku kandi mbaye ikaze. Showbiz Hot News with Nepo TV Official. Yes, murabyumvise rero mbaye ikaze nanone reka tugende tureba nyine bikomeje kugenda bivugwa mu myidagaduro na makuru abagezweho cyangwa se agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ku mugoroba washize nibwo ku kiganiro cyabereye kuri TikTok live nibwo bamwe mu bagabo n'ubundi bari bamaze iminsi batavuga rumwe cyangwa se badacana waka na radio ya SKFM. Ndavuga ubwo ngubwo uwitwa Senior Kalisa Bruno Taifa yahoze ari senior agikora kuri Radio 10 atarahinduye ibenge ngo ajye muri Amerika cyangwa se atarahinduka ngo arwanye radio ya SKFM. Nawe yari umwe mu basenior bakoraga kuri radio 10. Uyu mugabo rero yaje kuba ku mugoroba yongera kwandagaza uwitwa Lorenzo nkuko mubyumvise rwose yaje kuba mwandagaza cyane cyane amwita amagambo nka gore gore nandi menshi agiye atandukanye. Mwarabyumvise kandi kuri uyu rubuga rw'umugabo witwa Bruno Taifa ni channel yitwa Taifa TV. Uyu nguyu akenshi muzamwumva mu mvugo yumvikana yita uyu mugabo Senior Karenzi amwita ngo ni gafaranga amwita nandi mazina menshi agiye atandukanye mbega amuvugaho ibintu bigiye bitandukanye bitari byiza bigamije guharabika radio ye bigamije kwangisha radio ye abantu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Wakwibaza uti rero byagenze gute? Ubundi mu busanzwe uyu mugabo Kalisa Bruno Taifa mu busanzwe abumvisha imvugo ze zo hambere uyu mugabo nta kintu yari yarigeze apfa na Karenzi kuko Karenzi numwe mu bantu bigeze kumukoresha kuri radio DC numwe mu bantu bigeze kumukoresha ariko uyu Kalisa Bruno Taifa aho yagereye muri Amerika cyangwa se yagendeye cyangwa se aho uyu mugabo Karenzi asishingiye radio ye uyu mugabo yatangiye kugenda arwanya iyi radio ya SKFM agenda avuga ko ari radio gihuha agenda bivuga nandi mazina menshi agiye atandukanye nkuko muri buze kugenda nyine mubyumva muri iki kiganiro. Ibi rero wakwibaza uti uyu mugabo we ahanini we abiterwa n'iki? Nta kindi rero kiba kibyihishe inyuma nta kindi kiba kibyihishe inyuma. Uyu mugabo nanone ngo yaje kuba agirana ikibazo uyu ndavuga uyu Karenzi ngo yaje kuba agirana ikibazo n'uwitwa Mupenzi Eto cyane ko Mupenzi Eto hari ibyo ngo yaba yarasabye Karenzi ariko Karenzi nk'umugabo ugira ukuri cyangwa se nk'umugabo
w'umunyamahoro cyangwa se w'umugabo w'umushishozi akaza gusesengura akabaza gusanga ngo byaba bitaba binyuze mu cyo cyangwa se ari ibintu bidasobanutse neza. Uyu Karenzi akaza kubikatira akaza kubyanga, ndetse ahanini ngo uyu mugabo baje kongera gupfa ibintu bijyanye na transfer cyangwa se ibijyanye no kuba bagura abakinyi. Uyu mugabo Mpenzi Tongo yagombaga kujya agura abakinyi ariko akabagura ngo amafaranga yaba atandukanye nayo natangazwa mu itangazamakuru, bityo rero akaba yagenda ngo abagiraho inyungu. Ibyo rero Karenzi witwa Papa Sheila rwose nk'umuntu utajya ugira ibintu by'uburiganya cyangwa se by'amanyanga, ibi ngibi ngo akaba aza kugenda byanga, akaba aribyo byaje kuba bituma uyu mugabo atumvikana na Mpenzi Eto. Bikaba bigeze aho uyu mugabo Mpenzi ngo Eto ngo yaba ari umwe mu bihishe inyuma yo kugenda nyura mu ba YouTubers aba content creator nababwira kugenda basereza iyi radio ya SKFM no kwitesha umurongo kugira ngo barebe ko uyu Karenzi bamusubiza ku isuka. Ariko mu mboni zacu cyangwa se mu mboni z'ababireba ubona ko iyi radio ni imwe muri radio zikunzwe na benshi. Ni radio ikora ikiganiro live kikaba gifite hejuru mu bari 500, nyamara mu gihe izindi radio usibye RBA ubusanga ziri mu bantu 500 n'igihumbi. Radio ikurikira ubona ko ari BNB FM, ariko navuga ko nimwe muri radio nziza uyu mugabo ntekereza ko atazabigeraho. Nibyo bikomeje kugenda bivugwa muri no si y'imyidagaduro, n'icyo gikomeje kugenda kigarukwaho. Uyu rero Mpenzi Eto biranavuga ko nyine ngo yaba ari umwe mu bantu bashaka gukoresha uwitwa Jayskiz wa Mpango Kasuku. Uyu nguyu ngo nawe agende yandagaza bamwe mu banyamakuru ba SKFM nkuko muri buze kubyumva mu kiganiro. N'ubundi n'uwitwa uyu Kasuku yaje kugenda aserereza uwitwa Rikari amubwira ngo mukure mu magambo y'ibiganiro bya siporo. Ibi nabyo muraje mugende mubyumva neza cyane. Nibi rero bikuba bikomeje kugenda bivugwa mu isi y'imyidagaduro, mbanje kugira ngo tugenda turebera hamwe turebe inkomoko yabyo. Murabyumvise rero inkomoko yabyo nta yindi, ntumvise ahantu bigenda bikomoka, mwumvise ahantu bifatiye. Ariko radio ya SKFM nayo idahwema gusubiza ibwira aba bantu ko umunsi uzaba umwe aba bantu nabo ko ibi ngibi bazabyicuza ubuzima bwabo bwose. Reka nzengiremo mbashyiremo ikiganiro cyangwa se ngende mbashyiramo amwe mu majwi mbanagiye namfata ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, namwe mugende mwiyumvira. Ahubwo ngubwo wakwibaza uti twebwe tuba duhagarariye hehe? Twebwe tuba tuje kugira ngo tugende dusesengura turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa, ariko nta muntu ubura gutanga igitekerezo ku byo abona cyangwa se uko abyumva. Ariko icyo tubona nuko mu by'ukuri n'abantu bafite umupango umwe bagamije kuba bazihirikuye Papa Sheila, ariko kubwanjye nahamya ko batazabigeraho. Ndetse burya uw'Imana ibigitije amaboko, navuga ko nta hantu ibye byigera bijya, iby'umugabo bizakomeza gukura ndetse bikaguka. Uyu Papa Sheila rwose akaba yagenda yagura imiryango, ndavuga Sam Karenzi akaba yazanashinga televiziyo hatagize ikintu. Na makuru abavugwa muri showbiz rero ndabashimiye. Ini Nepot TV official, wibuka kureba ko ubwo wakanze subscribe nusanga utarekanze ujye ikanda nyamuneka twibanire mu kiganiro. Ni showbiz hot news with Nepot TV official. Astravista ndabakunda cyane. Akakabwa ngo nirikari nyankunda kubona gashaka kongera kwigarura muri 18 wewe acana cyo mu Bugesera kunda kunyandikaho uga Facebook ka wandika mu cyapa wacana we aku uva mu bizuke bwa ntago ndagukubita episode munsi nakwitondeye neza, nzakwikubitira mepe nge nukajizana mu mabwa yawe kagiye simvuga imipira wa kicucu yo biri gutingana n'icyo gicucu ngo ni gore nge ujye unkura mu matiku yawe za Facebook wiri gunyandikaho. Atubwire kabisa, tubwire ati uyu ni rafiki yawe uriya mwana mwari, bitewe n'amagambo avuga n'ukuntu ameze nk'umuntu wiyahura, ameze nk'umuntu niba ari ukumubaba cyane ashobora kuba bavuga sana, ashobora hari icyo bita kupariria, bashobora kuba bamupariria vibaya sana. Uyu gore anapaririwa, ngiye abantu kabisa mushakira amakuru, ashobora kuba wanamupariria vibaya kuko urebye wana ewana no bafite ubwiyahuzi bwinshi. Uriya gore ari muri za inchi bizirikaho nusu, uriya naweza kujitolea hata ibyo bitamo kujitoa mpango uriya kabisa. Ariko iriya dio iranansetsa kabisa. Reka banavuga ibyo bintu.
reka banavuga ibyo bintu kabisa. Iyo barebye, iyo banicaye hariya muri studio ukabanyuzamo ijisho ubona ari ibintu bidahuye. So ndaza rero kugaruka cyane cyane kuri aba bagabo cyangwa se aba banyamakuru. Navuga narabwiye ni uko bazaza bavuga nanjye mba ndi standby. Ntabwo nzemera ko satani aza kunya kuri aritari. Ntabwo bishoboka. Ngomba kuba mpari 5 kwa 5. Nkaza kubasubiza mbereka ko ibyo barimo kwibeshya atari byo, ndetse mbereka n'umurongo bagomba kugenderaho muri rusange. Niba byanga nta kundi ibyo birabareba. iki kibazo yari Neriva na perezida Ferdinand. Abanyahoteli abatagira isoni bakuraho na robot. Kare tubanenge pe naho ndi kuvuga mwizina. Umwana witwa Neriva biba byamuvuga. Umunyamakuru witwa Neriva akigira kwishakira inkuru akoresheje transport atumwe n'ikigo cye agakora video agashyiraho logo itabangamiye video biriya logo. Ntabwo ituma utabona Fabrice rwose. Oya. Iriho mu buryo professionnel agashyize hagati we nabo ni ikintu kigayitse. Bya bindi byabo bakubita mu gatuza. Mu gatuza wandikamo n'igikara wajyana ikaramu. Umunyamakuru muzima agafata video akayikoropinga mpaka logo ivuyeho. Umwe se video akayideforma, navuga nyine muri rusange. Video akayideforma akayishyira muri CapCut agahisha. We arafata akashyira muri CapCut agahita yahagarika akagira landscape. Yarangiza ubwo iraro igahita ibura agahita yihisha. uwambaje ni Jariki fura yacu ndamwemera, ariko Jariki ga nk'ubutumwa bw'uko kuri iyi video byashinteye cyane. Iyo dufashe za B&B tugumishaho ntabwo cyo koropinga. Ntabwo Jariki ku rwego rwawe umaze imyaka ukoresha imbuga nkoranyambaga kandi ijwi rirumvikana ko ari babikoze ni benshi. Ari ku izina rya Jariki uyobora ikiganiro kuri B&B ntabwo bikwiriye yuko ukuraho SK. Bize tweko dukotinga B&B cyane. Niba dukora video yabo tuyikoresha nk'iyabo. Turavuga ati ntabwo nshobora gufata video y'umunyamakuru yakoze bijyanye ku Rwanda no gukora morogo yawe n'umuntu n'ibintu Yes, ngira ngo rero murabyumvise nibyo biba bikomeje kugenda bivugwa. Mbanje ngo tugende turebera hamwe. Murabyumvise witwa Bruno Taifa muramwumvishe, witwa Kasuku muramwumvishe, ndetse n'abandi benshi ngiye nkina video zabo mugiye mubumva. Nibyo mbanje ngo tugira ngo tugende turebera hamwe. Mwumvishe video isoza cyekorana SKFM mu Braminga, umunyamakuru Jariki wakuyeho logo muri video ya SKFM nawe bamugarutseho gatoya. Nibyo bikomeje kugenda bivugwa. Ni Showbiz Hot News with Nepo TV Official.